Mwaramutse nanone turagarutse iki ni ikiganiro waramutse Rwanda cyacu cy'uyu munsi mu kanya twari tubibabwiye ko tugiye kugaruka ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga Bibio. Yego tugiye kuganira ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga. Hari uburyo rikoreshwa, hari uburyo rikwiriye gukoreshwa, hari ingaruka bishobora kugira mu gihe waba utarikoresheje neza, ariko nanone hari n'umusaruro ritanga mu gihe wakoresheje neza imbuga nkoranyambaga. Kenshi dukunda kubona abantu bashobora gukoresha ibirango by'igihugu mu buryo butandukanye. Ni ryari wemerewe gukoresha ibyo birango, ubikoresha ute? Ese wabikoresheje nabi hari itegeko wenda se ryaba ribihana? Ibi byose nibyo tugiye kuganiraho muri waramutse Rwanda uyu munsi. Igira hino, ukoresha imbuga nkoranyambaga? Ntutekereze ko imbuga nkoranyambaga ari YouTube gusa, ntutekereze ko ari Instagram gusa, ntutekereze ko ari Twitter gusa cyangwa se X, ahubwo wibuke yuko ukoresha na za WhatsApp. Kuri WhatsApp haba status usangiza abantu benshi, kuri WhatsApp haba groupe ushobora kugira ibyo usangiza abantu benshi. Ese gukwirakwiza ayo makuru rimwe na rimwe wenda reka tunayite n'ibihuha, rimwe na rimwe se wenda na makuru ashobora kugira ingaruka ku mitekerereze ya muntu, waba utanze uhe musanzu? Nibyo tugiye kuganiraho rero. Iyo umuntu rero avuze iyi mikoreshereze, rimwe na rimwe ushobora gutekereza ko ishobora kuba yagusha wakoresheje izo mbuga nkoranyambaga, iyo mikoreshereze wenda itanoze, mu gihe bishobora kuba byagusha umuntu mu cyaha. Birumvikana ko turi kumwe n'ubugenzacyaha, urwego rw'ubugenzacyaha, turi kumwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Thierry B Murangira. Mwaramutse neza. Mwaramutse amahoro. Uyu munsi iyo muteye akajisho mubona muri rusange imbuga nkoranyambaga tuzikoresha dute? Urakoze cyane. Imbuga nkoranyambaga uko bigaragara ziragenda zigarurira imitima ya benshi mu buryo butandukanye, ari ugutanga ibitekerezo, ari ukwakira amakuru, ari ugusangiza abandi uko wumva ibintu, ndetse hariho n'abafashe iya mbere kuzibyaza umusaruro. Kandi nibyo koko ni opportunité, ni amahirwe abaje yazanywe n'igihugu, ziba zigomba kubyazwa umusaruro. Zikoreshwa n'abantu b'ingeri nyinshi, abazikoresha neza n'abazikoresha nabi, bose barazikoresha. Iyo rero witegereje usanga hariho abazikoresha nabi bagamije kuzibyaza umusaruro, hariho abazikoresha neza nabo bagamije kuzibyaza umusaruro. Muri kwa kuzikoresha rero hagenda harimo ibikorwa bimwe bigize ibyaha, hari n'abandi bazikoresha ukabona ibyo bazikoresha ntabwo biraba ibyaha, ariko mu gihe kizaza bishobora kuba ibyaha. Hari n'abo bazikoresha batitaye ku ngaruka zagira ku muryango, aho usanga ashobora kujya hari umuntu bakamuha ikiganiro akajya akavuga imiterere y'ubuzima bwe bwatambutse, ariko muri kwa kuvuga ugasanga hari abandi bukomeretsa, hari abandi bigiraho ingaruka. Mu by'ukuri iyo urebye ufashe nk'ishusho rusange, ntabwo twari twagera ahantu twavuga ngo imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa nabi. Oya, ziri gukoreshwa neza, ariko harimo bamwe bagenda banyerera ku buryo batazi amategeko, banyerera bagamije batwawe n'inyungu iri buvemo, ntibibuke ingaruka ishobora igikorwa cyakozwe, ingaruka gishobora kugira abandi. Ariko muri rusange ntabwo twavuga ngo imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa nabi mu Rwanda. Oya, ziri gukoreshwa neza. Abantu bafite inyota yo kuzibyaza umusaruro. Nibyo abo duherutse kuganira ubushize navuga nti ni muzibyaza umusaruro ku buryo bushoboka bwose, ariko mwibuke ko hari ibyo amategeko ateganya. Muzibyaza umusaruro mugendera ku mbibi z'amategeko, mudasitara ku mategeko cyangwa se n'ibindi bikorwa biri unethical. Yego, tutarinjira wenda muri ibyo bishobora gutuma cyangwa se byatuma umuntu yaba yagonganye n'amategeko, muri studio turi kumwe na Innocence Ngiyumva, ni umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Tubahaye ikaze. Murakoze. Mu byo umuvugizi wa RIB yaratubwiye, harimo abakoresha imbuga nkoranyambaga batangaza amakuru
ibyabaye ariko hari n'abadusangiza uko biyumva. Ibi bifasha iki imitekerereze ya muntu cyangwa se bishobora kugira ingaruka ki? Murakoze. Koko iyo urebye ubona ikoreshwa rya ziriya mbuga ririmo rigenda ryiyongera cyane. Urebye neza usanga mu gihe cya kovide ariho bisa n'ibyafashe intera ndende kubera ko abantu bamaze igihe kinini bari hamwe. Baratekereje rero bagira n'uburyo bwo gushaka ibintu navuga nka creativity. Usanga abantu benshi barahise bashinga za YouTube channel cyane cyane zifite ibyo zerekana. Ugasanga rero gutangaza amakuru cyane cyane aberekeyeho, aho wenda niho nge navuga ko ubona bigenda bisa naho bifata intera. Ugasanga umuntu wenda arakubwiye ati nge kubera ibyambayeho byakabaye byiza mbisangije abandi, ariko ntiyibuke ko abagiye kubwira ibyo agiye gutangaza biri burebwe n'abantu bose, abamuzi n'abatamuzi, kandi ibyo bari bubivugeho icyo nakwita comment ntago azi ubwoko bwazo. Hari iziri buze zimuvuga neza zibishima ibyo yatangaje, ariko hari n'iziri buze zibisenya. Izo rero ziza zibisenya arazisoma, arazibona, ziramugeraho. Izo rero ziraza kugira icyo zikora ku buzima bwe, wenda atakekaga ko bishobora kuza kugera aho ngaho. Hari ibyo ari bumenye atibazaga ko ashobora kuza kubimenya. Ibyo rero nibyo bishobora kugira ingaruka ku muntu wakoresheje izo mbuga nkoranyambaga, ariko asa naho ashyiraho ibyo nakwita ubuzima bwe. Ubuzima bwe kubuha rubanda, kububwira abantu. Ubundi ni byiza iyo haza kuba hari nk'uburyo bwo kubasha kumanaginga commentaire abantu bashyiraho. Ubundi gutangaza ibyo umuntu ashaka ni uburenganzira bwa buri wese. Ikibazo rero kikaba biri bukurikireho bikurikira icyo ngicyo yatangaje, nibyo biba bishobora kuza kugira ingaruka ku buzima bwa muntu. Yego. Ubwaha umuntu yavuga ko ni mu mitekerereze. Ni mu mitekerereze, ariko uravuga uti ni uburenganzira bwa buri wese, ariko ubwo impamvu uri hano ni ukukubaza ngo ubwo burenganzira se ko mbufite nkabanja kuri kamera nkavuga, hanyuma se hari ingaruka bishobora kugira ku mitekerereze ya muntu? Birumvikana uburenganzira turabufite, bigira ingaruka ku mitekerereze ya muntu, ariko ingaruka ntabwo tuzibona gusa nk'ingaruka mbi, hari n'ingaruka nziza, kuko bishobora kuzamura. Ingaruka nziza ni inyungu, ni umusaruro. Ubwo ni inyungu, ntabwo ari ingaruka nziza. Icyo gihe iyo umuntu akoresheje ziriya mbuga, hari igihe tufata urugero, ushobora nko kwifata ifoto nkabona ni nziza, nkavuga nti iyi foto wayisangiza abandi. Nge mbere na mbere nabanje mbona ko ari nziza, nayishimye, numva ntayihererana, ngiye kuyisangiza abandi. Icyo ngicyo nge navuga ko ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu birimo gufasha nyiri gushyira iyo foto kuri ziriya mbuga, kuko arumva ko arayishimiye, arumva imuzamuriye esitime ye, aravuga ati n'abandi babone ko ndi mwiza, babone ko basigaye bavuga ngo ni ugutwika. Icyo gihe uwo nguwo ashobora
ashobora kubyungukiramo kubera yuko wenda na za views no kuzisharinga kuzihererekanya bishobora kugera kure akamenyekana cyane. Ibyo rero bifite icyo bimaze kuri uwo nguwo watangaje iyo foto. Ikibazo kikaza kuba rero igihe ashobora kuza kubona wenda abatavuga neza ya foto yashyize kuri ziriya mbuga. Aho ngaho niho bishobora guterwa n'icyo yasaruye muri bya bindi yatangaje. Iyo abavuze neza babaye benshi urumva bizamura icyizere cye, ariko iyo bamuserereje ari benshi, iyo bamututse nanone bishobora kugira ingaruka mbi ku mitekerereze ye. Yego, ahangaha wenda ubwo umuntu yavuga ngo aho ni mu gihe bakuvuzeho ariko bagendeye ku byo wabahaye. Yego, hari umuntu umwe twigeze kuba tumufata ifoto mu rwego rwo kumwifuriza ishya n'ihirwe mu nshingano nshyashya. Aravuga ati mubanze murebe ko ibintu byose bimeze neza, kubera yuko iyi foto izavugwaho n'abantu bazaba bicaye ahantu ntazi, bamfateho ijambo. Sikovi, waramutse? Waramutse neza mu buzima, waramutse utese? Mba meze neza cyane. Sikovi Mutesi ni umunyamakuru ariko ni umwe mu bakoresha izo mbuga nkoranyambaga turimo kuganiraho muri kano kanya. Dukunze no kubona wongera guhwitura abantu uti ariko izi mbuga muzikoresha mute? Sikovi, Karame, twemerere tubwire wenda ishusho muri rusange wowe ukubona imbuga nkoranyambaga zikoreshwa. Bahoze barimo kutubwira ingaruka zishobora kugera mu mitekerereze ya muntu bitewe. Watwumvaga? Kuki waje ukererewe mbega? mfite akandi kazi ko sinkora hano. Anyway, ubona imbuga nkoranyambaga zikoreshwa zite? Ubusanzwe zifite ibyiciro bibiri. Zifite kuba abantu bazikoresha mu buryo bwo kwidagadura, kumenyesha ibyacu, ariko zinakoreshwa mu buryo bw'akazi. Kuba turi kumwe na Dr Thierry mu gitondo bakatwandikira tukabona kuri Twitter, Facebook cyangwa mu bundi buryo batumenyesha ko hari igikorwa runaka cyangwa se hari umujura wadutse abeshya abantu gutya, abantu birinde. Ni imbuga nkoranyambaga rero ni uburyo bwiza bw'itumanaho hagati y'abantu n'abandi, abuzi n'abutazi. Bitandukanye na email wandikira uwuzi address, ariko bwo ni uburyo wavuga ngo iki kintu kanyishyira aha, unzi n'utanze araza kuhanyura ahure nacyo. Bitandukanye n'izindi adresse tuzi. Ariko nidusubira ku ishusho y'uburyo ikora, ndimo ndakoresha urugero, sinzi niba kurukoresha muri RBA biri bukunde, ariko reka nduhakoreshe ko nimwe mwantumiye. Hari ikintu gihari kibi cy'uburyo abantu bafata ubwisanzure n'umudendezo bakabikoresha mu kubuza abandi bantu umudendezo n'ubwisanzure. Ni ukuvuga gute? Ngo twatangiye tubona hari ibintu bidakorwa u Rwanda ariko bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Hari ibintu bitari iby'u Rwanda ariko ku mbuga nkoranyambaga bikaba ibyaha. Nk'ibiki? Abantu baraje baratukanye, umuntu araje ni umubyeyi wenda aje kuvuga umuryango we, aravuga ibintu bidakwiye kuvugirwa mu ruhame. Buriya hari ikintu nemera, mu rugo umuntu yahagira ibibazo, ariko ibibazo byo mu rugo bishobora gukemurwa na muganga, bishobora gukemurwa n'umujyanama, bishobora gukemurwa n'umunyamategeko bitewe n'icyahabaye gisaba amategeko, bishobora gukemurwa n'inshuti n'umuvandimwe. Ariko iyo ubizanye ukatubwira uti mwese nimuze rero mwumve, ba bantu twese twitabye, ntabwo turi kuri level yo kumenya impamvu mu rugo umuntu amera atyo, ntabwo twese dufite iyo capacity. Twanarangiza noneho tukarimbura uyu muntu. Sinzi niba mu Rwanda wenda tutarabimenya, mu bantu biyahura niba tutarabona umuntu wiyahuye bikomoka ku byavuzwe, bikomoka ko yarazi ngo yaje kuruhura umutima. Urumva hari ibintu twadukanye ngo kuruhura umutima. Aho simba beshye mu isoko ntabwo baharuhurira umutima, ahubwo hari harushye umutima, noneho mu isoko yuje ukavugaho n'ubwonko burayaga. Ariko Scovia, umaze igihe kinini ukoresha YouTube, kandi kugira ngo ugire icyo ubona ni uko washyiraho byinshi kandi bikurura abaza kureba cyane. Ibyo ni imwe mu bikurura abaza kureba, niyo mpamvu nkeka ntibitanga views. Kuki abantu barimo gutekereza ko biri butange views?
ubundi cya mbere twe dukora inkuru zishaka kugurisha urabanza ugatekereza ngo iyi nkuru irahurirwaho n'abantu bose kuko inkuru ya bibiyo yonyine irarebwa n'abantu bazi bibiyo n'abandi banyamatsiko ariko inkuru y'umuhanda wacitse abagenzi bose barashaka kuyireba ubwo rero igihe ushaka gucuruza ndaza kuvuga inkuru y'umuhanda wacitse kuko abashaka kumenya ko uwo muhanda ukora bararuta abashaka kumenya ko bibiyo yaje ku kazi ubwo abashaka kubimenya ni abasanzwe bakorana nawe ntabwo bari burenga 100 ariko umuhanda ukoreshwa n'abantu 1000 biriya bintu barababeshye ngiye kambaho ubuhamya maze imyaka myinshi mu itangazamakuru mfite n'ikinyamakuru cyandika online twandika bisanzwe naratinye kuza online ya YouTube kubera ko navugaga ngo baravuga ngo bitanga amafaranga nuko naje nkatukana nkazanaho abambaye ubusa nkazanaho bya bikoza soni byose ngo nibyo bicuruza ndavuga ngo ariko niba iyo ndi muri radio nshobora kubona abantu nk'ibihumbi 10 bahamagara abandi banditse tukabona uburyo uwaterura radio nari mfite muri studio nkayishyira online umuntu ntiyayihasanga ntabwo wenda tsira ashobora kumbwira atayo nayo wigira aha nawe hari ibyo nkurebamo nkabona ntazi ukuntu umeze ariko ibyo murabivugana nyuma y'ikiganiro ariko nubwo yababona akabona hari ibyo nakoze bitari byo naringamije gukora ibisanzwe nk'umunyamakuru kubera ko mvuga guhe amasaha yose sinabura ibyo mvuga wenda bitari ngombwa kuko ntiwambwira ngo umuntu kuba avuga yabura aho asitara yego nyemerera ibyo mu bireke byo kuvuga ngo nibyo bizana views nyemerera wenda Scovia ntaze kubayobya umunyamakuru ahubwo kudutwara umwanya w'abandi nka muganga ntabwo ari intyoza nkawe oya yaratubwiye ati sinkora hano mu kanya araza ngira ngo nagendaho bukeye araza kuducika ariko hari ikintu yaba Innocent yaba Scovia bakomojeho kijyanye n'umuryango kuza kuvuga ngo akababaro rimwe na rimwe n'abamuhaye urwo rubuga bakaba bo bikenere batanze platform ariko iri bubazanire views ibyo ari byose nka RIB mukunze gukurikirana n'izi mbuga nkoranyambaga kuko ni ahantu naho hashobora kuba hakorerwa ibyaha mwifashishije ingero mubona izi mbuga nkoranyambaga zikoreshwa zite by'umwihariko ku mibanire y'imiryango urakoze cyane wenda turabihuza umuryango n'umuco kugira ngo turebe wenda kuko hariya hari byo Scovia yaravuze ngo bitari iby'u Rwanda ariko bisigaye hariya nta kibazo icyo avuga ni ibihakorerwa bitagize ibyaha ariko nanone bishobora kugira ingaruka cyangwa se mu gihe kizaza bishobora no kubyara ibyaha kuko hari ingero zihari mu muco nyarwanda tugira ibintu byitwa kirazira kugira ibanga ryawe ry'umuryango wawe n'abo mwashakanye n'abandi tugira ikintu cyo kutivamo kutishyira ku karubanda kutiyandagaza cyangwa ngo wandagaze undi kubaha umuryango kwihesha agaciro kubaha no kubahisha igihugu kuri YouTube se ko byuzuye ibyo byose ahubwo murimo kuvuga oya ntabwo twavuga ko ari bose ni bake si bose ariko birahuzuye nkanjye sindimo ntabwo okay wenda ni ka kadomo kamwe ku rupapuro kagadomo k'umukara ku rupapuro rw'umweru urumva karaboneka cyane so ibi bintu rero iyo ugereranye iyo urebye usanga ubundi umuntu wagiye hariya akajya kwivuga avuga ubuzima bwe bwa kera bubi hari abandi bantu ashobora gukomeretsa wenda itegeko nshinga riratubwira ngo umuco nyarwanda nk'isoko yo kwishakamo ibisubizo ngo mu rwego rwo kubaka igihugu kwimakaza umuco wacyo no kwihesha agaciro abanyarwanda bashingiye ku ndangagaciro zabo bashyiraho uburyo bwo kwishakamo ibisubizo ni ukuvuga ngo ikongera ikatubwira ngo uburenganzira ku biteza imbere umuco w'igihugu umunyarwanda wese iyo bavuze wese ubwo harimo n'abakoresha imbuga nkoranyambaga afite uburenganzira ku biteza imbere umuco w'igihugu n'inshingano zo kuwuteza imbere iyi ngingo iha buri munyarwanda icyo bita uburenganzira ariko hirya bwa burenganzira hakaba n'inshingano ni ukuvuga ngo niba ufite umuco ufite uburenganzira bwo kuvuga ukisanzura hirya yaho hari inshingano twifashishije rero ingero wenda zifatika kugira ngo byumvikane hari umuntu uza kuri YouTube afite nyine akababaro afite uko abanye n'uwo babanye mu rugo nabi akajya akavuga amakimbirane abera ugasanga akavuga ukuntu we n'umugabo we bashwanye urumva ufite mikoro iteka avuga uruhande rwiza rwe ntabwo ajya avuga urubi noneho ugasanga
agiyeho ibyo avuze byari bizwi mu rugo cyangwa se wenda muri karitsiye aho ngaho, ariko akibagiza ko wa mugabo ari kuvuga cyangwa se wa mugore uri kuvuga agaragaza amakimbirane yo mu rugo, hari abana bavuka aho ngaho, hari abana bavuka muri urwo rugo bari bujye ku ishuri. Urabizi ku ishuri buri muntu wese azana ka sitori yumvise, none yakumvise kuri mugenzi we karasakara. Urumva umwana ikibazo byamutera depression. Ni ukuvuga ngo hari ibintu wowe nk'umugore cyangwa umugabo wavuze biri bugire ingaruka ku bagukomokaho. Hari umuntu waririmbye ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Niba Thierry hano ndi hano kuri iyi si, hari ibyo ntagomba kuvuga kuko nzi neza ko biri bugire ingaruka ku muryango wanjye, abana, ab'umugore n'umuryango mugari. So, hari ikintu rero cyabayeho kwisanzura cyane, umuntu akimena hanze kabisa ugasanga ntaho yasigaye. Kuvuga ubuzima wabayeho bukojeje isoni. Ndabaha urugero, hari umuntu uherutse kujya kuri social media, kuri YouTube, avuga ukuntu yabaye indaya, avuga ngo yaryamanaga n'abantu bakomeye bakamuha ibihumbi 5 by'amadolari, akabivuga aho ngaho rwose ubona ari ishema afite. Iyo ngo ni terapi ari gukira. Terapi uyikorana n'umuntu uri bugufashe. Buri uriyambwira iriya mikoro aragufasha iki? Oya, abandika muri commentaire baramubwira ngo sorry, aragusenya. Ahubwo nibyo mugenzi wacu yahoze avuga. Ubundi psychologist aba ari umwe, ukagenda ukamwumva nawe buriya inekimufasha akubikira ibanga. Noneho wowe byose bikize hanze, iriya nta terapi irimo, ahubwo no kwiyandarika, no kwiteza ibindi bibazo. Hariho ingero wenda mu Rwanda ntiziragaragara cyane, ariko nko hanze iyo urebye aravuga ngo umuntu yariyahuye ngo kubera ko hari ibintu yavuze nyuma yabwo abantu bakamutera commentaire te, n'ubundi woweho urumva amagambo bashobora kumukurikiza. Ariko mu by'ukuri iyo uvuze, iyo ukavuga nka kiriya kintu, nari indaya ku munsi na samanaga n'abantu 10 bakama, ahubwo ura promoting uburaya. Noneho na nyuma nta nubwo ushobora no gusanga ubona yagize apena abwira abantu ati mwabana urubyiruko, ibi bintu twaciyemo ni bibi cyane muramenye. Usibye kuba bibangamira umuco nyarwanda, hari ubwo icyo gihe abakoze icyaha umunyamakuru watanze iyo platform yo kuvuga ibyo? Nibyo twavuze hano, ntabwo turi kuvuga ibintu bitari byiza, bigira ingaruka ku muryango, bidakwiriye, ariko bishobora kubyara ibyaha. Ndaguha urundi rugero wenda ushaka kuganisha ku cyaha. Hari n'urugero ruri hanze, hari umukobwa mushiki wacu hano wadutse kuri social media, azavuga ukuntu ari mushiki wa kanaka, bamutunze mikoro. Ejo bundi dutangira kubona umwe bamutunze mikoro avuga ibitutsi, bakagenda kuri kanaka ngo kanaka yagututse, akongera nawe akamwishyura. Ubwo ngo yatangiye avuga neza, ari umukobwa mwiza. Ubwo social media yatangiye kumutera hejuru no gushungeshwa, niko sinzi niba ari Ikinyarwanda. Bigeraho nawe ntabwo ntiyametirije fame na mikoro, bishuduka yagiye gutukana. Ni icyaha gutukana mu ruhame. Scovia, ubona sosiyete yari yumva uburemere bw'icyitwa imbuga nkoranyambaga cyangwa se uburemere bw'itangazamakuru, ubwo mbihereye kuri urwo rugero, ku buryo umuntu amenya ngo niritankiza rishobora kunyica. Ubwo ndimo ndabihuza n'itangazamakuru kubera yuko hari igihe ushobora kubinyuza mu itangazamakuru risanzwe, ariko hari n'igihe iryo tangazamakuru rinanyuza ku mbuga nkoranyambaga ryazo. Uyu munsi ntabwo dushobora kuburana ngo itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga, kuko nta kinyamakuru kidashobora kujyayo. Iyo utagiyeyo abantu ntabwo bamenya ibyo ukora, kuko abantu benshi bariyo. Rero itangazamakuru rigezweho rigumaho ryahoze, ariko rigakurikira naho ibindi bigeze, aho hose tukajyayo. Iyo usigaye uba usigaye nyine. Ariko iki kibazo nk'uko Dr. yakivugaga kirimo ubundi bice bibiri. Igice gihewe cya mbere wenda tuve ku baturage basanzwe bari buze muri comment bagatukana bagakora n'ibindi, ariko turebe ku nshingano z'umunyamakuru wazi igisobanuro. Ubundi inkuru ni iki? Inkuru iramenyesha, ikigisha, hanyuma ikanatuma abantu bishima. Niba umuntu ari umuririmbyi cyangwa akina komedi, muzane avuge komedi ze tumurebe duseke. Niba ari umuntu utanga ubuhamya bw'ingeso mbi yakoze, nazo hari uburyo azivugamo.
agatanga ubutumwa adasobanura ibintu neza, avuga ati hari umuco mubi w'uburaya, ati igihe nigeze nanawukoraho, ati abagabo wenda bakankubita ubundi nkasinda. Ni ibintu bibi cyane byangizeho ingaruka zisa zitya. N'undi wese uwo muntu yatanze message nawe ivuga ku buraya, ariko ntiyatanze detaye nka wa wundi wakoraga promotion yo kugira ngo abantu bamenye ko bukorwa. Ariko uwo muntu nta nubwo afite ikibazo cyane. Ibi biganiro byacu ntibiba biri live. Ni gute nge munyamakuru uzi ntakaze inshingano zo gukata ikitari ngombwa? Mw'abantu mwe hari igihe umuntu muhamagara akakubwira akababaro yagize, wenda nubwo cyaba ari ikibazo cy'ubuyobozi, agakoresha terime wowe umunyamakuru ukavuga uti ntabwo ikora mu ruhame, ukayikata wenda ukamuransa, ibyo twita kuransa, ukamuvugira iby'ibanze bikubiye muri bwa burakari yagize, kugira ngo abantu bumve ikibazo cyabaye, niba hari n'abafasha bafashe. Ikibazo kiri hano rero gifite Barore niwe utuyobora, akayobora n'iyi televiziyo nicayemo, ntabwo arimo kudufasha ngo umunyamakuru warenze ku murongo si ngombwa ko bamuha igihano, bamwicaze bamwereka bati Skov iki ntikiba, iki ntikiba. Ariko iyo nkoze icya mbere nkabona nta muntu umbaza, hari n'igihe mba numva ari ibisanzwe, nkakora icya kabiri ukabona noneho ni nabyo byaguhaye nkabona nibyo byazanye n'amafaranga, icya gatatu bikarenga bikageraho dogita yavuze ko biba icyaha, nawe akaba atarahamagaye ati Skov ibi bintu, cyangwa ngo ahamagare Barore ati mutabara uyu muntu dore arimo arabirinduka agwa mu cyaha, mutangira ataragwayo, kuko mu nshingano RIB ifite harimo no gukumira ibyaha. Bakamureka byamara gushwanyuka umuntu tutagifite icyo tumukorera, bagahurura rero bakamufata, bamufata tuti umunyamakuru arapfuye, bamubujije ubuzima. Ariko ibyago byinshi nibo baba batumye tugenda. Nge ntekereza ko sosiyete ifite ibintu byinshi, nge mfite inshingano, ariko hari n'ufite inshingano zo kumbuza ko ndenga ku nshingano. Reka gato nkurogoye ngaruke. Nta kibazo. Innocent, nshobora kujya kwidaha, reka nkoresha iryo jambo, kwidaha, kwivuga, kuvuga ibibazo byanjye n'umugore wanjye kuri YouTube, kuko ntabonye abantu nk'amwe b'inzobere mu by'imitekerereze, mu by'ubuzima bw'umutwe n'imitekerereze. Undi abo bantu barahari. Ese nayahe mahitamo meza atabaye kujya kwidaha kuri mikoro? Kuko hariya hari abantu bahitamo kujyayo nyine kubera ko ari nabyo byoroshye kubibona, byabasanze aho bari, batigenda umubwire wana uzabona n'amadolari, ngo hari ukuntu kwa kitu kidogo cyiza kwaje. Bajya banadufasha tugashyiraho amanimero, ibisoza hariho akanomero n'akanjye hano mu gatange. Yego Innocent, ntabwo nyambyemera ko umuntu ajya kuri ziriya mbuga kuko yabuze umuntu abwira, kuko no mu muco wacu ubundi twari tubizi ko abantu bafasha abandi. Ntago wabura ubwira ngo ubure wenda umuntu umuturanyi se ushobora kugezaho ikibazo cyawe, ngo ubure se uwo mukorana ushobora kugira icyo ubwira, ubure se uwo mwiganye ushobora kugira icyo ubwira, ubure se uwo mu muryango wawe ushobora kugira icyo ubwira. Njye nkeka ko hari urabona ibyabaye mu Rwanda, hari uburyo ubu cyangwa se buriya bishobora kuba byarakugizeho ingaruka, ku buryo hari aho ugera ukumva icyo nakwita icyizere waragitakaje, kandi waragitakarije abantu. Aba mbere nabo nyine nabagakwiye kuba bafite icyo bakumariye. Ukavuga uti rero kugira ngo wenda ibi bintu binagere kure, hari n'ubikora atanashaka kugira ngo we gusa yifashe, ahubwo anagira ngo arebe ko ibyamubayeho wenda bitazagira undi bibaho, ashaka kugira ngo bigere kure. Nkibaza ko rero icyaba cyiza ntabwo ari kujya, bivuze ko hari uburyo ushobora kuba ufite inkuru wifuza ko igera kuri benshi kuko ifite ikiri bubamarire, ariko niba ari ikijyanye n'ubuzima bwawe, kandi turabizi ko ubuzima bw'umuntu bugomba kubahwa bugahabwa agaciro. Nujya kuri social media ukavuga ibijyanye n'ubuzima bwawe bwite, kandi harimo na bimwe bitanagenze neza, ibiri bugaruke nibyo bishobora kuza kubijyanayo ubwabyo. Njye navuga ko atari n'ikibazo, iyaba twari tuzi dufite n'uburyo bwo gukontorora ibiri buze, donc ama feedback ari bugaruke akurikiye iyo nkuru umaze gutanga.
nkibaza ko icyiza rero ni uko ufite ikibazo uremerewe wumva ubuzima bwawe butarimo kugenda neza, aho kugira ngo ukijyane kuri ziriya mbuga, wabanza byibuze ukagira umuntu ureba ucaho akagufasha, ashobora no kukugira n'inama yo kuzajya, kubera ko wenda yasanze ubuzima bwawe bushobora kugira abo bufasha. Turabizi ko hariho abantu bagira gutya bakandika igitabo cy'ubuzima bwabo, si byo, bakakigurisha, bakagitanga, kikazafasha abantu. Ibitabo byinshi tujya tubisoma bivuga ubuzima bw'umuntu, bikagira abo bifasha. Ariko ibyanditswe muri kiriya gitabo ntago ariko byose uriya muntu wabyanditse bagiye bamukosora, hari ibyo bagiye bakuraho, ngira ngo Scovia nawe yabikomoje. Hari ibintu bimwe na bimwe biba bitagomba gushyirwa hanze, cyane cyane iyo ari ibijyanye bifitanye isano n'ubuzima bwawe, kuko hari ibyo ushyira hanze uburyo biri bukugarukire bikaba bishobora kugutera no kwiyahura, nk'uko Thierry yabivuga, bikongera depression kandi wari uje kuyivuza. Yego. Scovia, ndimo ndabona ubanza iminota yawe irimo kutugerana. Sinari nabivuze ko ntakora hasi. Twemerere wenda utubwire icyo kintu avuze cyo kuba wakweditinga, ariko no mu nshingano ubundi z'umunyamakuru, iyo uwo muntu ukoresha izo mbuga nkoranyambaga asanzwe azi wenda amwe mu mahame agenga uyu mwuga w'itangazamakuru, kubera yuko ibyo washyize hariya watangaje, ubanza byakabaye na byiza yuko hagira uburyo ariya mahame ashobora kuba yamenyekana. Ariko nk'umunyamakuru w'umunyamwuga, ariko nanone ukoresha imbuga nkoranyambaga, hari inkuru umuntu ashobora kuguporopoza, umuntu ashobora kukubwira, wowe ukaba wayisubiza inyuma. Aha ndimo ndatekereza, hari igihe wenda nk'umuntu ashobora gutekereza akavuga ati ninjya muri RIB ikibazo cyanjye ntibari bugikemure, kandi wenda uwo twashakanye yansebeje, nanjye ngomba gushaka nanjye aho mwishyurira. Yahoze arimo kubitubwiraho umuvugizi wa RIB atubwira, umwe agatukanira kuri cano iyi ngiyi, undi bakajya kumuhiga ku yindi cano akamusubiza, undi nawe akazaza kubikomozaho. Hari inkuru wowe ubwawe bashobora kuguporopoza ukayisubizayo? Wenda urumva ntiwabeshyera umuntu uhari. Hari igihe umuntu anyandikira ikintu kandi koko ababaye yumva ari inkuru ndi butangaza akabona ubutabazi, ariko ngiye nkamugira inama nkamubwira nti dushobora no kukivuga mu itangazamakuru bakagifata nk'inkuru kandi ari ikibazo. Message yampaye nkayoherereza Dr. Amubwira ari bugufashe na nomero ye nkayishyiraho. Nomero yongeye kuyiha umuyobozi, sinamubwira uwo ari we. Impamvu nanga kuvuga uwo ari we mbagira ngo itaza kujya kwa Dr. Huze yatinda akambwira ati nawe abayobozi wambwiye nawe ntibagushubije. Hamwe ni hari umuyobozi nayihaye kugira ngo atazamenya uwo nayihaye, nyuma akaza kumbwira ati baramfashije bigenda bitya ntoke. Izo nkuru zo ikindi nuzareba mu kinyamakuru cyanjye, iyo tuvuga ku bibazo abaturage bagize n'amakoperative n'ibindi, nirinda kuzana wa muturage ngo dukoresha terime yitwa kumusheta, ngo mushyire hari ari uvuga ibibazo bya koperative kandi akiyibamo, ku buryo abayobozi bashobora no kumuteza ibyago, nubwo wenda icyo yavugaga ari ukuri ubuyobozi bukanagikurikirana, ariko we hari ingaruka byamusigira, kandi ntabwo akwiye gupfa ku bwa koperative cyangwa ngo agire ibibazo ku bwayo. Ngewe rero utazagira ikibazo kuri koperative, inkuru yarayinyandikira nkamubaza ibyo mubaza kugira ngo numve ko byuzuye, nge nkayimuvugira, ku buryo abayobozi ba koperative n'izindi nzego zumva ikibazo gihari bakiruka bagatabara bagafasha, ariko batazi ngo ikomoka kuri nde, uretse n'uwo mugabo n'umugore, uretse n'umwana, uretse n'ibigize ibanga bwite rya muntu. N'inkuru isanzwe abanyamakuru dufite inshingano zo guhisha uwaduhaye amakuru, kugeza ubwo umucamanza bimbariza mu rukiko niwe nemerewe kubibwira, kuko mba namaze kwize ibi ahari ko ndumva hari inama twaherutsemo barimo kugaragaza ko hari abanyamakuru bashobora kwihisha inyuma y'icyo kintu bagakwiza igihuha. Iki kintu cyo kibona gute? Igihe ikintu cyasohotse udatanga adresse yaho kiri, uwakibonye ko cyamaze kuba igihuha, wafite inshingano zo kuguhamagara nk'urwego, kuko impamvu ntangaza inkuru ni iki, ngamije ko hakemuka ikibazo. Niba ari ukubyina, ngamije ko abantu bamenya ko ariho tubyinira. Niba ari itangazo, ngamije ko abantu bahayoboka. Niba inkuru navuze ntashobora kubwira abantu aho iri,
nubwo yaba itagize icyaha ni igihuha gisanzwe mu bantu wenda ntazi amategeko kuko icyo yita igihuha nubwo cyaba kitari buteze ibyago kuko ngira ngo iyo barega mu mategeko bareba umugambi ingaruka bya bindi byose bashorera ariko nubwo cyaba ari ukubeshya abantu ubusa ubyutse ukavuga ngo habaye konje kuri radiyo abantu ntibagiye ku kazi mu by'ukuri bakubaza bati konje ariko nabyumvanye umumotari wari untwaye ni igihuha cyuzuye kuko nawe umumotari bamugutumye ntiwamubona ariko nandikiwe na minisitiri akambwira ati twakiriwe gutanga itangazo tugiye kuritanga mu kanya nikonje mudufashe niyo naritangaza agasanga bitari bukunde akisubira mfite mesaje ntabwo ngenda natangaje igihuha niyo ikintu cya mbere gikomeye muri ibi bintu tuve ku banyamakuru nta muntu n'umwe uri kuri izi mbuga nkoranyambaga udafite imyaka y'ubukure waguze kamera na mikoro. Imikoreshereze myiza y'itangazamakuru mu jisho ry'umunyamakuru, imikoreshereze myiza y'imbuga nkoranyambaga ubona ikwiriye gushyirwaho ibiki? Hari ukoresha izo mbuga ariko hari n'uwo bahaye iyo platform. 80% inshingano zifata ufite mikoro ukoresha, hanyuma 20 isigara ariyo kwigisha abanyarwanda nk'uko uyu munsi leta niyo yirwa ishaka abatanga mituweli, ariko mituweli ivuza abaturage ntabwo ivuza dogita wagiye kumushaka. Bivuze ngo rero twebwe leta iri kubuza abantu kunywa inzoga nyinshi kandi bata amafaranga zigura. Ni ukuvuga ngo ifite inshingano zo gutuma abanyagihugu bataba basinzi ngo abana bata amashuri ababyeyi bananirwe kurera. Rero twe dufite mikoro, yaba uri umunyamakuru waba utari upfa kuba waje aho kuri uwo murongo, ukwiye kumenya ko ufite inshingano ibyo natangaje igihe bidakwiye babikubaze batakubembereza. Rega dufite ikibazo cy'uko abantu hano babarera abajehe, umuntu arakora ibintu ku wa mbere akageza ku wa gatanu, n'undi akavuga ati runaka ko yabikoze yabaye iki nanjye kanze, n'undi nawe akaza ati yabaye iki. Kandi igihano rega nta nubwo ari uko bamufunze, kuko sinemera ko abantu buzura muri gereza baba barya imisoro yacu, turi ku kazi tugakora bakabagaburira, nabyo nge simbyemera, keretse niba babonye aho bakora bakajya barya ibyo bakoreye. Ariko niba bimeze bityo nibabyuke noneho bakora urutonde rw'abantu babahamagaye barababuza ku wa mbere ku wa kabiri, bigeze ku wa kane babonye byanze bakora urutonde. None hari ibikoze list ikavuga iti uyu muntu ibintu atangaza bibangamiye umuryango, ibintu atangaza birabangamira umutekano w'igihugu, ibintu atangaza ntabwo byemewe, urutonde rw'abantu hakarushyira hariya tukarusoma mu binyamakuru, n'umuturage uzajya amenye ko arimo kwinjira mu murongo utariwo, kuko ariko babanje kubwira umuntu ku wa mbere bakamwereka impamvu bakamwigisha kugeza ahagaritse. Uri gutinda kuri RIB kuri mije profe ku bandi twebwe sinzi niba bafite amakarita bemera kuba abanyamakuru. Bano twebwe dukoresha YouTube dutumira nyirakana ngo azavuga uburyo yacinye YouTube gusa, hari Instagram live, Instagram hari space kuri Twitter, hari bananiranye. Izo nshingano zacu twebwe nizihe? Turabitandukanye gute no gushaka amarongo kuko turi kuhabona views tukabona amafaranga? Inshingano zacu zo kujera, I think ko kugira ngo umuntu abeho ntabwo ari uguhemuka. Ibyo bintu ndamuke ntabwo ari uguhemuka ngo uramuke. Nyemerera wenda umuvugizi wa RIB atubwire, hari ikintu wari uvuze uti badushyiriye hari urutonde, ibi bintu biri mu nshingano za RIB? Mu rwego rwo gukumira ntacya twabikora, hari nabo twigeze kubikorera nyuma komantere ziba nyinshi cyane, nyuma komantere wadushyize hanze waduhamagaye ukatubwira privately, ukibaza niba hamagara abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bose. Gusa hariho usanga umuntu yarasanzwe afite ibiganiro byiza akaza gucishaho inkuru ubona itajyanye na editorial line yarasanganywe. Bose simvuge bose, abenshi hari igihe ushobora gusanga yakoraga neza akaza kunyerera akajya kuri ya nkuru. Ibyo bibaho, ariko Scovia niba ariko babyifuza twabikora niba ari byafashe, niba mubona ari byo byiza ko witanguranwa nkaho uri musiko propoje ku ruhande. Nta kibazo rega ngiyemo nkavamo. Oya, urabona ikiba kigambiriwe nuko si ukuvuga ngo YouTube ifunge, ariko umenye ko hari ibintu wakoze bitari byiza. Hari ikindi kintu kigaragaramo, harimo guhimba inkuru. Hariho abantu bari guhimbamo inkuru kuko uganira na bamwe aravuga ati iriya nkuru y'umuntu ayivuze abantu munyibukije inkuru ijyanye ngo no kugendera ku gataro. Ibyo turahagera. Aba diaspora bambwiye ukuntu ngo mu Rwanda ibyo bintu bikorwa, sinari nabibonye ko ngo bihari ngo kuri YouTube. Ibyo ni uguhimba inkuru, noneho agahimba inkuru akavuga inkuru y'akababaro ukuntu yagize, abantu bakamugira impuhwe ngo hariho n'abamwohereza amafaranga, niyo papasi ya ka kanimero kari hasi. Urumva rero abantu bashyiraho amakabya nkuru,
hari igihe umuntu avuga inkuru twayikurikirana tubonamo nk'ibyaha, wagerayo ugasanga ibyo yabwiye umunyamakuru n'ibyo atubwiye biratandukanye. Akabwira umunyamakuru mfite audio navuganye na kanaka byagenze gutya, wagenda bamubaza ati bya bimenyetso ufite nibi, ngo telefone barayinyibye, yari ifite ubuhe bwoko na nimero tuyishake, ntabyo. Aho ngaho umunyamakuru aba yaguye mu mutego. Simvuga wenda umunyamakuru, hariho n'abatari abanyamakuru ariko bakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko mu ijisho ry'umuturage ufite mikoro wese ni umunyamakuru. Yego. Hariho rero n'abandi bari kuza ubuvuzi gakondo. Ubuvuzi gakondo, social media urasanga ziranabamamaza cyane, ngo bavura bakoresheje ubuvuzi bugize gute, bakabakoraho rikaka, ivuriro runaka bakavuga ibintu bavura inyatsi, bavura ngo umuntu ari mu gufa akaba muremure, ibintu usibye kujijwa usanga harimo amakabya nkuru. Abo bantu bakajyayo batanga amafaranga. Ababyamamaza ni bande? Ni aba bagenzi bacu, izi nshuti zacu, imbuga nkoranyambaga. Ubupfumu nabwo turabuvuga. Uwavuze agataro agafata umupfumu runaka ashaka kwamamaza, ubwo ndabihuza nuko bimwe birangira hajemo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya, birangira hajemo escroquerie. Kandi icyo ni icyaha? Ni icyaha cyane. Umuntu bamufashe ngo aravura bakamushyira ku gataro, urumva gukora simulation na YouTube akazamuka akamanuka ni ibintu byoroshye. Noneho ubibonye akavuga ati uriya ni cash, ubwo akajyayo. Ubwo ngo avura iki? Avura inyatsi, ushaka kugira ubukire, ngo avura ngo afata ngo abagiye umuntu waciye inyuma y'undi, abashakanye bacanye inyuma ngo arabafata, ku buryo bagera no kuri level aho bakora scenario. Birababaza iyo usanzemo hagiyemo nk'umuntu w'umunyamakuru professional ufite carte. Bibaho se? Bibaho, ndaguha kese. Abatakiriwe ubwo mwambuye ikarita ariko arayifite, ari eligible. Bagakora scenario, umuntu runaka bagashaka umukobwa, bagashaka n'umuhungu, bakamwita umugore n'umugabo, ngo bakaza kubafatira muri lodge basambana. Ubwo umunyamakuru akaba harageze, abantu bagahurura, umupfumu akaba arahageze, akabakubita ibyo bakubita imirizo ntazi, bakora bya bintu byo kubeshya, ubwo akabafatanura. Amara kubafatanura, ubwo ibyo byose umunyamakuru cyangwa ukoresha YouTube ari kuba filime. Yarangiza munsi muganga kanaka ushaka, ugagashyiraho nimero ye. Mu by'ukuri abo ngabo twebwe twabibonye ko ari n'ibyaha. Bakabibika mu rwego rwo guteganya ati hato ntazafatana. Ya nimero baramufata bakamuhamagara ati ndashaka wa muti, ndakeka ko kanaka ndayango nabikora, umugore wanjye nabigikora azafatane. Akamuha amafaranga. Abo ngabo ni ibyaha, turagiye turabafasha. Wabaza wa mukobwa se n'umutireka, jewe bampaye 10,000 ngo na acting ibi ngibi, umukobwa bampaye ibi ngibi, ukibaza ukuntu abo bantu bahahuriye. Yego, reka ibi byose wenda tubihurize muri njye uhora nakira aya makuru. Innocent, mpora nakira aya makuru, rimwe na rimwe niyo ya societe Scovia yatubwiraga ihurura, izi guhurura ibiri hafi aho ngaho. Ndahuru uyu munsi ndebye ufatanura bafatanye, ndahuru uyu munsi mbonye utanga ugira umuntu muremure, n'abagenda ku mazi. Ndahuru uyu munsi mbonye utubwira yuko abeshejweho n'umwuga wo kwiyandarika. Ndahuru uyu munsi hari icyo byaba byangiza cyangwa se bikora mu mitekerereze yanjye njyewe ubireba noneho? Ahangaha kubisobanura wenda nahera ku mikurire y'umuco ndetse n'iterambere. Kera amakuru yabaga afite aho atangirwa, akagira n'igihe atangirwamo. Uko igihe cyagiye gishira niko ako kayunguruzo kagiye gasa naho kiyongera, ku buryo aho abantu bakura amakuru hagenda haba henshi. Ugasanga noneho n'umuntu
afite uburenganzira bwo kuyabona no kumugeraho. Donc ntibikiri ko hariho bimwe bidafite abagomba kubibwirwa, bidafite abagomba kubihabwa. Ubundi hari ibidakwiye kubwirwa abana, hari ibidakwiye kubwirwa abarwayi, hari ibintu bimwe na bimwe biba bigomba kugira uburyo birindwa kuko bifite ingaruka izi cyangwa se ziriya. Umuntu rero ubyuka agafungura Facebook, agafungura Instagram, agafungura YouTube, akareba ibyo byose, ibyo arebye harimo bimwe bimufasha. Sinavuga ko byose bimugiraho ingaruka mbi. Hariho ibimufasha bishobora kumwungura ubwenge, bishobora gutuma agira amakenga, bishobora gutuma akura, niba ariko nabyita. Ariko hakabaho n'ibindi bishobora gutuma agubwa nabi bitewe n'aho izo nkuru abonye zimusanze. Kuko hari igihe ushobora kuba wenda tufate nk'urugero, ufitanye ikibazo n'umufasha wawe, noneho usomye inkuru ebyiri eshatu cyangwa se ubonye ibiganiro bibiri bitatu kuri YouTube bivuga ku karengane, amakimbirane yo mu muryango. Kandi wenda wari ufite hari umuntu waraye wenda akugiriye inama, cyangwa se waraye ugiye kubonana n'umuganga arakubwira ati ariko buriya ndabona uri mu nzira nziza, ushobora kwihangana, buriya wenda umufasha wawe ashobora kuba yari yagize intege nke, ashobora kuzahinduka akisubiraho. Iyo urebye izo nkuru eshatu cyangwa enye, kubera ko nyine zakugezeho, hari igihe ka kabaraga wari utangiye kwiremamo gahita kagwa, ugasanga noneho koko uravuze uti uzi ko bya bintu koko bikabije, abantu babaye babi. Ubu hari abantu bazi ko ngo abagabo bose ari babi, abagore bose ngo ari babi, kandi nta bushakashatsi yakoze, gusa kubera yuko asomye inkuru imwe cyangwa ebyiri akumva ko ibintu bibaye rusange. Hari abahungu batinye gushaka kuko ngo nta muryango muzima ubaho. Ugasanga nyine bitewe n'ibyo yumva n'ibyo abona, bikamukuramo imbaraga zo kubona ikintu mu buryo bwiza. Ibyo rero biba bitangiye kugenda byica ubuzima bwe bwo mu mutwe, ubuzima bwe bwo kubasha kuba yagira agatambwe atera kugira ngo ajye imbere. Reka tugaruke kuri Scovia, ariko ndagaruka kuri icyo nyine n'ubundi yaragize consumers, abareba ibyo mwebwe mushyira kuri YouTube ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, mubona afite ubwo bushobozi bwo kubishungura. Ese ni nkawe wowe umwe mu babishyiraho, ni iki mubifuzaho, cyane cyane gutandukanya ibyiza n'ibibi bijyaho nyine ku buryo bwo kubishungura? Ubona ute abo bantu muha biriya bintu? Ese ubona hakorwa iki kugira ngo iyo literacy, ubwo bumenyi bafite bwo gushungura burushaho kuba bwiza? Icyambere, itangazamakuru mu nshingano harimo no gutuma abadukurikira cyangwa abaturage muri rusange tubafasha gutandukanya ikibi n'ikiza. Niyo mpamvu mu nshingano dufite hazamo kwigisha. Aba bantu, reka ntange urugero. Ubushize mu mushyikirano Perezida wa Repubulika niwe wavugaga ati mukirwa muvuga ngo umuntu atanga serivisi mbi, ukajyayo ku wa mbere ugasubirayo, kugeza ugiye Faisal ku bitaro, umwe agapfa undi agataha, ariko abasigaye tukongera tukazarema iryo soko cyangwa tukajya kuri iyo resitora tukarya tukongera. Uvuga ngo harimo uburyo bw'uko abaturage, uzarebe nko mu bukwe ujya uba MC ukavuga ngo abanyamakuru nimuveho, n'umwana bahaye agatelefone ukamwita umunyamakuru. Kuvuga ko umuntu ufotora wese cyangwa ufite icyerekana amashusho n'amajwi yabaye umunyamakuru. Kuvuga ngo abaturage badukurikiye nibabanza bige nabo kumenya, iyo ngiye kureba ikiganiro Scovia yakoze nsangamo iki. Kuri titire hariho Scovia, hariho Dr Thierry, hariho Bibio, tuvuga ngo noneho ibyo Thierry akoreye Scovia, wafungura ugasanga haravugamo uyu muvandimwe, ugakurikira ushakamo Thierry na Scovia, ikiganiro kikarangira atariho, kuki usubirayo? Nubikora gatatu ukabona nuko ameze, azana ibirahure byo kureba ariko inyuma nta kibayo,
ntuzasubireyo ariko ukurikije uko ububasha no gutandukanya kw'abaturage bamwe batarabasha kugera kuri urwo rwego twavuga ngo ni inshingano zacu nk'abanyamakuru, ni inshingano za leta gukomeza kwigisha abaturage guhitamo icyiza kugeza umunsi bazisanga ukora ibyo bidakunda. ari nayo mpamvu navuga ngo inzego zidufashe gufasha abaturage nubwo batarabasha guhitamo, ariko leta ibafashe kubibigirizayo abo ngabo cyangwa ibigishe cyangwa ibabuze nabo biyigize ariko aho bishoboka. ubishobora yahindura kuko nta muntu n'umwe urimo gukora biriya bintu atazi icyo agamije, nta n'umwe. hanyuma wenda sinzi ko tuzatangira kwibuka, naragarutse muri iyi televiziyo nabonye muntumira gake, ariko reka ntange urugero. ubu turimo turitegura kujya mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. kuki nta munyamakuru cyangwa ukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa ukoresha mikoro n'ikindi nkacyo urakina ngo avuga ati jye numvaga ntacyo bitwaye ngo abikineho? ni uko azi ko amategeko ari hano arasamye nk'intare y'ishyamba. wibeshye uretse na leta, abaturage bonyine bakuyora. nubwo ari yaba itakonya ngo ati turamukuzaniye nguyu, ahubwo bamurekura tukavuga ko wariye ruswa. ese ubundi abo bakoresha imbuga nkoranyambaga baba bazi koko impamvu y'ayo mategeko cyangwa gusa bayazi nk'amategeko nk'ikintu kidakorwaho? impamvu barayizi, baranavuga ngo ingaruka bishobora kugira baba bazumva ku buryo bafasha n'abo bakurikira. ndagira nkubwire ngo turi ku rwego rw'uko tuzi n'icyo tuba dukora ko ari kibi, ari n'icyaha, tukagera no ku rwego rw'aho tuvuga ngo ubwo inzego zitarashyiramo imbaraga katube tugira vuba dukuramo ayacu nibatangira kubikaza tuvemo. Jewe hari n'uwo twaganiriye arambwira, ndamubwira ko se ko mbona editorial line yawe ugenda utandukira ujya mu byaha. arambwira ngo off record, ngo urumva ngo hariya harimo views, ngo muri ya mafaranga mbonamo nzashakamo mu avoka. Wow. urakoze cyane. aho wowe n'umuti. That's a good answer. bazashakamo n'umu avoka. ushaka umfata. ni ukuvuga ubwo ngubwo hajemo icya kintu ubwigomeke. namubwiye nti wowe ntabwo rwose bizatinda, uzabura ingaruka zabyo. byamubayeho. urumva hari ugushekerwa, hari kumva ko ngo nzica amategeko mfite avoka uzamburanira. ntabwo avoka ari uzabuza umunyamakuru, umucamanza kuguhamya icyaha. Scovi, mbere y'uko wenda tukurekura, hari icyo umuco udusaba, amateka adusaba. ngira ngo nuko ntavuga ko dogita yambujije kuvuga, ariko icyo mvuga hari icyo nari ntarasoza sinabivuga, urabyumva, sinatinyuka. nagira ngo nsoze point yanjye. natangaga urugero ku gihe cyo kwibuka. niba twitwararika RMC ikaduha n'amatangazo, ntibavuga bavuga, inzego zose zikatumenyesha, kuki izo nzego n'ubu zitarimo kutwandikira andi matangazo itubwira ntibakora bakora, ntibavuga bavuga? ntidutegereze iyi periode ifunze. aho ngaho ntabwo twasunikira umupira ngo ubuyobozi. wowe uri umuntu uri responsable. ni ukuvuga ngo iyo wagiye gufatira, ni nayo mpamvu ndimo kubivuga nyakubahwa dogita. ndimo ndabivuga, nkabivuga mu biganiro, nkabyandika, abantu bakaza. ejo ngira ngo nibwo noherezaga akarinki k'umuntu wanyesuye ankubita hasi, nkavuga ko nari nsanzwe nzi ko ngira ubwenge buke, warabinyibukiriza iki? ariko nkabigaya. ariko navuze ko twebwe dukoresha izi mbuga nkoranyambaga dufite 80% kurusha undi muntu wese. ariko noneho wa wundi wavuye muri 80 yo gufata inshingano, nimudufashe ataza kuba icyitegererezo cy'abandi bantu ngo bakomeze aho ni naho nari ngiye kukubaza, kuko nabonaga ko ariho urimo kugana. hari abavuga ko imbuga nkoranyambaga zagiye mu murongo mwiza, za mwaramutse, za ko mbona usa n'utishimye, wihangane, mbega bya bindi ubundi byo kuvuga ngo ni ubumuntu. Vuga ati izi mbuga noneho zirakonje, therefore reka mfate ifoto ya Scovi, mbabaze ibyaha Scovi yaregwa, cyangwa se mbabaze ngo ubona Scovi afite imyaka ingahe, kugira ngo komanteri ni hazi zimutuka tuze kumusubiza. ko ari bwo buryo buryoshye. hari ababifata gutyo nk'uko wari ubivuze uti hari igihe biba ngombwa yuko uwo muntu bishobora kuba nk'aho yabaye icyitegererezo. imbuga nkoranyambaga, mbe mfite ubumenyi ku mategeko akwiriye y'ibyo dukwiriye gukora n'uburyo dukwiriye kubikoramo, reka mvuge ngo ntabwo tubizi, nayo niyo mirongo ntihari, kuko n'ubundi bigenga abanyamakuru, kandi ntabwo abanyamakuru aribo bakoresha imbuga nkoranyambaga gusa. dushyireho iki ku mbuga nkoranyambaga
kubera iki? ku mbuga nkoranyambaga ntabwo bikuraho ko dukora ibiganiro mpaka, ariko twubaka umuco wo kuvuga ngo ikiganiro mpaka ni igitekerezo Scovia yanazanye, Bibio ntashaka kucyemera, Dr wari hagati twemba aratwumva, dukora impaka z'ibitekerezo, tujye impaka ku bitekerezo abantu tube tubaritse. Umuntu nawe nimushaka kujya impaka muvugane muri kumwe umubwira uti ariko nubwo abantu bazi kumeza utya umeze utya, ariko ku mbuga nkoranyambaga dukore izo mpaka z'ibitekerezo. Nta kintu buriya girusha kuzana views cyangwa impaka iyo murimo kujya impaka ku gitekerezo, kuko n'ufite ubwenge araza akicara ati kanumva ariko wamugana. Ariko imbuga nkoranyambaga iyo haje ibintu byo guharasinga umuntu gusa, usigarana abandi bantu bari ku mitekerereze yo kumva ko guharasinga bisanzwe. Ariko iyo wazanye impaka z'igitekerezo n'abandi bantu baraza, bandi banashobora no kuguha igitekerezo ati geka nguhe urugero waruvuze ku mategeko. Nitureba ku mbuga nkoranyambaga hari abajene kurusha abantu bakuru. Aba bajene mu Rwanda dufite amahirwe ko abantu benshi barimo kurangiza za kaminuza, abandi bafite nosiyo yo mu ishuri. Gusoma amategeko nta kiguzi bigira, niba yumva hari icyo ashidikanyaho nasoma amategeko. Abandi bantu bize amategeko nimuze ku mbuga nkoranyambaga, niba hari igikorwa umuntu yakoze uhita umuzanira uti dore itegeko rihana ibyo cyangwa ribuza cyangwa ritanga umurongo kuri cyo. Abandi natwe twari twakurikiye ibyo bibi dusangemo n'iki n'iryo tegeko. aho ngaho mbonyemo inshingano zanjye njye ufite YouTube, niba hari sida navuzeho nkavuga ni amategeko avuga iki, nkatumiraho umunyamategeko nkamwegeza. Abayitubaze baraza kuvuga ko wabibasiye imbuga nkoranyambaga muri rusange. Musezere Scovia agenda. Scovia wese nkagusezerera. Nsezerera. Ndagusezereye. Hanyuma rero nanagushimira, ariko reka tujye hanze ya studio turebe ibitekerezo byabo turi kuvuga bareba, basoma kuri X cyangwa se basoma kuri Instagram, kuri Facebook cyangwa se bakareba ibyo biganiro bya YouTube. Twumva ibitekerezo byabo, turagaruka mu kanya. N'imbuga nkoranyambaga nk'uko mubimbajije, dufite ikibazo cy'abantu bumva ko gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo ubwo ari bwo bwose ari ubusirimu. No mu buryo bumwe ni ubusirimu, ni na byiza, ariko nk'uko mubimbajije, kubera icyo abantu n'amabanga yabo bisanga bayashyize ku mbuga nkoranyambaga, rimwe na rimwe ntekereza ko abantu ari uko batanazi neza ingaruka bishobora kuzamutera mu gihe kizaza. We ari kubikora, ari kumva ko ari iterambere, ndetse arashaka ko ubuzima bw'abantu bamumenye buri munsi, nge ndinde mbayeho nte, ariko ntekereza ko ari ikibazo cyo kutamenya ngo se ejo bishobora kumerekeza bikananzanira ingaruka zingana iki. Biragaragara buri hamwe, ubwo noneho imbuga nkoranyambaga zabaye nyinshi, ariko ntekereza ko ntabwo ari ikintu cyiza. Icya mbere, ubundi kera wasangaga bavuga ngo umugeni wese akwiye umuranga. Wabanaga n'umugabo murashwanye, utangiye kubwira abantu ngo tubyaranye rimwe turananiranye, wowe ntabwo uri kubyumva ko urimo urica repetition yawe, image yawe already yamaze gupfa, kubera ko nimba warashatse ukaba umaze kubwira abantu ngo byananiye, nta n'icyizere gihari ko n'undi uzaza kugushaka yizeye ko muzabana neza. Ubwo rero uba urimo, nk'uko nabisobanuye, uba uri gushyira isura yawe ahantu habi mu buryo udasobanukiwe. None dufite n'ikibazo cy'ababyeyi bamwe na bamwe bibananira kubaho mu gihe kimeze nk'icyabo, bakongera bakagihuza n'igihe cy'uyu munsi, bakamera nk'aho bari hagati, kandi iyo umuntu ahagaze ahantu habiri hanyerera aratanyuka. So rero bisigaye bituma abantu nta murongo bafite w'imibereho uhamye. Yaba ari abana bibagiraho ingaruka, kuko hari ikintu umubyeyi akora ukazasanga kigeze ahubwo n'ingaruka ku mwana we, cyangwa se umwana we agakora ikintu uyu munsi kikazamukumira no mu gihe cy'ahazaza, cyane cyane mu byerekeranye n'akazi. Ni ukuvuga ngo iyo bigenze gutyo rero, mwatwe urubyiruko tuba turi kubibona, ntabwo dutangira kwiheba ibintu byo gushaka, dutangira kuvuga ati sinazashaka nanjye bikangendekera gutya, cyane ko hari n'ubwo uganiriza umuntu mukuru ugasanga arakubwira ati muntu wanjye tuzaba uretse gushaka, ko nyine ati ni danje, ntabwo biba byoroshye. Yego, ugasanga rero nkatwe, ugasanga urubyiruko nk'umusore runaka wese ubajije arakubwira ati gushaka ati wapi, nashaka ni mu myaka 35, kandi aba mbere bahoze bashaka ku myaka 20 babaga barabashingiye ingo, ariko kuri iki gihe umwana asigaye agira imyaka 23, ubona akigenda mu muhanda, atari umuntu ashyikira n'amafaranga utashyira ibihumbi byibuze na 50 mu ntoki ze, n'ugasanga wapi ibintu byaranze. Ubwo rero nguwo n'uri kumubwira gutyo, kumubwira ngo azashaka umugore ntabwo biba byoroshye. N'izo nkuru agenda yumva, aba yumva ashaka kwibera hari umusiribateri gutyo gusa. Ibyo bintu rero tubona ku nkoranyambaga biratwangiza cyane. Njyewe ukuntu mbibona ku mbuga nkoranyambaga,
akenshi uhasanga ibintu bitandukanye ibibi cyangwa ibyiza, gusa ahanini ntabwo biba ari ngombwa ko umuntu yagaragaza ubuzima bwe ku mbuga nkoranyambaga, avuga ibintu bisebetse cyangwa se avuga ibyabereye mu miryango yabo hagati, kuko ntabwo ari bwo uba ukemuye ikibazo, ahubwo uba witamaje. Muri iki gihe cya none biragoye kuko ntabwo ubona bidasa neza cyane, ku buryo wabona umuntu w'umugore cyangwa w'umupapa arimo aravuga ibintu byaraye bimubayeho cyangwa se iby'umuryango we hagati ko bimeze, ubona ari ibintu bitari byiza, biba bishatse nko gusebanya undi muntu cyangwa se we ku giti cye. Bishobora kuba biterwa n'uko biba byamurenze. Bishobora kumurenga wenda akabura wenda nk'uwabitura akavuga uti reka mbibwire wenda abandi bose. Usanga nk'umwana ahantu nyuze bashaka kuvuga ngo dore umwana wa ba babyeyi wenda bitewe n'ibikorwa bakora ku izo mbuga nkoranyambaga, ugasanga umwana nyine bimufiteho ifekiti nini cyane. Wumva se hakorwa iki? Twabireka bigakomeza bikamera gutyo cyangwa wumva hari ikintu kigomba gukorwa? Kirahari ikigomba gukorwa. Nk'umuntu uba wifasha agakora ibyo ashobora kuganirizwa utaniyongere, cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga tukajya dushyiraho ibintu ubona ko ari ibintu bifite gahunda. Njye mbibonamo ubujiji. Impamvu mbibonamo ubujiji ni uko uyu munsi mushobora kugirana ibibazo, ejo ibibazo bikarangira. Kuki se ujya kubishyira aho ngaho? Kandi ibibazo nibihoraho murabigirana uyu munsi ejo bikarangira. Iyo mubitwaye mukabijyana aho hantu, kumva igihe muzashaka kumvikana mukabisanga mwarabishyiriza aho ngaho kuri izo ntuze zo mbuga, iyo mwabishyizeho ntabwo bivaho. Ntabwo bivaho ko hari abantu baba barabifashe bakabika mu mafone yabo bakagira gute, kurumva ntabwo ari byiza kubijyana. Iyo mwagiranye ibibazo murabikemurira mu muryango, apana kujya kubijyana aho hantu. Guhemukira abana banyu, ibaze mwafashe ibintu mwabijyanye kuri YouTube, umwana agiye ku ishuri abandi bana batangiye kubimusererezamo ko babibonye, urumva umwana uramuhemukiye, umwishe mu mutwe deja, umwana wamurangije. Ntabwo umwihemukiye ahubwo umuhemukiye abo bana. Baganira na televiziyo Rwanda kuri iyi ngingo turi kugarukaho, ariko ngira ngo Bibio urumva ko hari kugaruka cya kintu kijyanye, ikigaragara nuko cyane twaze twibaza tuvuga ngo abantu bafite amakuru y'uburyo ibi bintu bikora uburemere bwabyo, ibyo bita kwidaha cyangwa se kujya kuruhukira kuri kamera, baza amakuru n'uburemere bwabyo, ahubwo nkeka ko ari ibyashyirwamo imbaraga, wenda abantu bakarushaho kureba ngo ingaruka cyane. Ingaruka zo zirahari nk'uko twakomeje kugenda tuziganirizwa n'abatumirwa bacu muri studio. Ingaruka zirahari nk'uko nanone aba baganiriye na RBA nabo babitangaje. Ingaruka zirahari kubera yuko niba ujya ku mbuga nkoranyambaga kuvuga ubuzima bwawe bwite, ujye ubanza wibaze utubazo twinshi, biraza gukemura iki, biramfasha iki, birafasha iki abari buze kunkurikira. Ariko anyway, mu mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga, abakoresha imbuga nkoranyambaga hari n'igihe bifashisha ibirango by'igihugu. Ibirango by'igihugu umuntu yavuga ngo se ngo ni ibihe, ariko ubundi dukwiriye kubikoresha dute, Dr. Thierry? Urakoze cyane. Ibirango by'igihugu harimo ibendera ry'igihugu, intego ya Repubulika, ikirango cya Repubulika n'indirimbo yubahiriza igihugu. Ariko ibigaragara cyane bikoreshwa mu buryo budahwitse ku mbuga nkoranyambaga ndetse bishobora kugira ibyaha n'ibendera ry'igihugu. Hamaze iminsi hagaragara hacicikana abantu bakoresha ibendera ry'igihugu mu buryo butari bwo, akenshi ugasanga bashakira ubwamamare mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Noneho hariho n'abashakirana n'ubwamamare nabwo bakoresha amafaranga y'igihugu, nubwo amafaranga y'igihugu yo atabarirwa mu birango, ariko nayo ni ubukungu bw'igihugu mu buryo budahwitse. Hari abo usanga, ndatanga urugero, umuntu agiye gusezerana, yajya gusezerana nk'aho atasubiyemo ibyo bamubwira, agatangira kuvuga ibintu bidahuye, afashe ku ibendera, akabanza akihanangiriza ngo umugore we ngo uramenye mbere yo kuvuga ibi ngibi urahirire ko utazajya undebera muri telefone.
njyewe ndi umuntu uri bumusezeranye uwo munsi nahita musubika ndetse akabanza agakurikiranwa no mu mategeko. Ntabwo ibendera, iyo urebye ibendera ry'igihugu, iyo hari umuhango runaka ukareba ukuntu riba ryubashywe ririnzwe, wajya kubona ukabona umuntu ararikoraho ibintu ashaka, hari n'igihe ureba ukavuga ati wa munyamakuru we umuha ufata ibyo bintu akanabikwirakwiza, kuko uwabikoze rimwe abanyamakuru barabikwirakwije birasakara cyane, ngo yari umumotari, ngo yashaka kumenyekana, tugiye kubona tubona nyuma hagiyeho n'abandi. Tukaba tubabwira ko ibyo ari ibikorwa bigize ibyaha. Nibyo nari ngiye kubaza, bigize icyaha? Bigize icyaha cyane. Turareba ibyo amategeko avuga. Ingingo ya 2 bavuga gusuzugura ibendera cyangwa ibimenyetso birangwa ubwigenge. Ingingo umuntu wese ku mugaragaro kandi abigambiriye usuzugura, upfobya, ukuraho, wonona cyangwa wandagaza ibendera abakoze icyaha. Hariya harimo gupfobya, kujya kuvugiraho ibendera. Impamvu barishyira hariya baba bakwereka ko umuhango ugiye gukora, indahiro ugiye gukora ni indahiro iri serious, ni indahiro iremereye. Noneho uragiye wivugiyeho ibintu ushatse byose. Aho turabwira abantu ngo ibihano ni igifungo kitari munsi y'umwaka ariko kitarenze imyaka 2. Niyo mpamvu ubu ngubu tuje hano tubabwira ngo niba wanitozaga ko wabikora gutabizi, birangire bishirira aho ngaho, ntihagire uzongera gutinyuka kubikoresha. Twavuze ku mafaranga, muherutse kubona abantu ngo bagiye mu bukwe, umuntu afashe amafaranga aranagira abantu mu bukwe, ngo ubwo ngo ari gutwerera, ugasanga n'abantu rwose bunamye baratora amafaranga y'igihugu. Icyo bitwaye ibyo nibyo mu bindi bihugu si by'u Rwanda. Nabyo se bigize icyaha? Ndabikwereka nabyo ndaza kubibabwira. Noneho cyangwa se umuntu runaka azanye umusitari, bazungurutse mu mujyi banagira abantu amafaranga yubahwe. Noneho muri kwa kuyafata, abayafata hariho abayarwanira bayaca. Ibyo ni ibintu tubwira abantu ko ni ibikorwa bishobora, wowe wamuzanye ngo ni umusitari, wabikoze bashaka kumenyekana, ni fame, nibwo bwamamare nyine bashaka. Gusa ubona ari n'ibintu bagenda bakopera ahandi, kandi babibona muri filime. Iyo ubibona muri filime ushobora guteka ko ari amafaranga yenyewe, ushobora kuba ari n'ibipapuro baprintinze bakagira kuri wowe ukagira ngo ni riyo. So turabwira abantu ko bakwiriye kujya birinda ibyo bintu, kuko ni ibikorwa bishobora bikoze ibyaha. Uwabikoraga wese yizeye akeka avuga ngo ntiyarabizi, noneho ubu ngubu barabimenye. Abanyamakuru cyangwa se abakoresha imbuga nkoranyambaga nabo tubasabe bikwirakwiza ibyo bikorwa, kuko nibyo bituma kanaka nawe abikora ngo kanaka ko yabikoze. Unyemerera wenda mutarinjira ngo munatubwire wenda niba kuriya kunyanyagiza amafaranga, kuyajugunya hasi, niba nyene bigize icyaha, manze mutubwire. Twakunze kubona kenshi nk'iyo mikoreshereze itahwitse, igayitse, isebya ibendera ry'igihugu, twakunze kubibona ku mbuga nkoranyambaga. Haba hari abigeze wenda babikurikiranwaho, cyangwa bazatangira kubikurikiranwaho nyuma y'uko bamenye ko ari icyaha? Icyangombwa buriya ni ukwigisha, ubwira abantu, ntabwo barahamagawe barabwirwa. Nabo akavuga turabona rwose sinari mbizi, wabona ukuntu abivuga nawe ukabona ari atarabizi koko, ariko kutamenya itegeko si urwitwazo, ahubwo hariya wabonaga nta mugambi mubisha wari urimo, bya bintu byo ngo gushaka kwamamara gusa. Ibyo byo gushaka kwamamara, wiyamamariza ku byaha, nibyo uzamamara, uzamenyekana, ariko icyo gihe cyawe kizaba ari gitoya kugira ngo wamamare umenyekane. Ibyo rero ni ingero nziza zimwe tubwira abantu ko bagomba kubyitondera, kuko ubona bagenda yavuze ibintu bidasanzwe, uwabishyizeho yagize views, yanagucuruje, ariko rero kuri rwa ruhande nawe wabifashe, nawe wabyamamaje, watumye biguma gukwirakwira mu bantu batandukanye. Kubikwirakwiza byo bigize icyaha? Ntabwo ari byiza mu by'ukuri, ni nko guteza umurindi icyaha, kuko byakozwe ubwa mbere, uwabikoze
umubwira biriya bikorwa wakoze ntabwo ari byo bigize ibyaha, ntuzasubire, yasaba imbabazi, birarangira. Ariko kuko ni akantu kari katrendinze cyane, tugiye tubona abandi nabo babikoze, ugasanga umuntu ngo amaze igihe yarategereje ubukwe none ajya gukora bwa bukwe ugasanga avugiyeho amagambo nk'ayo ngayo. Ntutekereze ko gufungwa umwaka umwe ku myaka 2 n'ihazabu hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 ari amafaranga make, ari igihano cyoroshye, ni igihano kiremerewe. Ndetse ibi ni ibihano bihabwa umuntu wibye ibendera. Hariho abantu bajya biba ibendera ugasanga baragiye barimanuye, akaryiba gusa akaritwara, ukibaza n'icyo agiye kurikoresha kikakuyobera. Ibendera rero rifite uburyo rikoreshwa, rifite uko rikoreshwa, rigomba no kubahwa. Baravuga ngo umuntu wese ukoresha, hariho noneho n'umuntu ushobora gukoresha irindi bendera aryitira ibendera ry'igihugu, abigambiriye nabo bakoze icyaha. Ntabwo ibyo ni ibikorwa amategeko yagiye ateganya uburyo bikoreshwa, ndetse minaloc nka minisiteri ifite inshingano ifite uburyo iba yaragennye uburyo ibendera rikoreshwa ahantu inzu za leta ziri, rifite uko rigomba kuzamurwa, amategeko yateganyije igihe rizamuka n'igihe rizamanurwa, impamvu rimanurwa, biba bifite uburyo rikoreshwa. Inyemerero wenda ahangaha mutubwire, hari uyu muyobozi noneho urimo kubireba, twebwe wenda dushobora kubitana nabyo ku mbuga nkoranyambaga, ariko hari wa muyobozi noneho wari ufite ziriya nshingano zo gusezeranya se aba bantu. Ubwo ndimo ndavuga wenda kuri bamwe bajya nko gusezeranya akabanza akavugiraho amagambo cyangwa akaririmba, agatera akaririmbo. Hari wa muyobozi, yego, hari utera ikorasi. Hari ariko nanone na wa muyobozi ugiye gusezeranya couple akabona umwe mu bagiye gusezerana yasinze bya bindi banamubwira no kuvuga n'izina rye, ugasanga nyine nabyo byanze. Uyu muyobozi ubundi inshingano ze zikwiriye kuba ari izihe? Icya mbere, iriya ndahiro ifitwe uburyo ikorwamo. Niyo mpamvu niyo uteshutse ku ijambo bagusubirishamo. Rero nta kindi kintu ugomba kuvugiraho cyangwa gukoreraho kinyuranye na ya ndahiro ugiye gukora. Bakubwira n'uburyo ufata ibendera, bakakubwira n'uko umanika akaboko. Ibyo byose ni ibintu biteguye. Rero umuntu ugiye, buryo umuyobozi nawe afite inshingano zo kugira ngo ibyo byose byateganyijwe byubahirizwe uko biri. Navuze nti jyewe mbaye ndi hariya nakubwira nti uwo munsi sinagusezeranya, byaba na ngombwa nkakohereza mu mategeko. Nibwo abantu bagomba kubifata oseri. Wowe umukizi iruhande akozeho ziriya komedi ze, urongera uranamugariye, no, yahita ataha. Ni ukuvuga ngo wowe nk'umuyobozi niwe ugomba kurinda iriya ndahiro, niwe uri hariya, indahiro ikorwe mu buryo bwateganyijwe n'amategeko, hatabayeho gusuzugura cyangwa gutesha agaciro ya ndahiro cyangwa se rya bendera. Dr. ntabwo mwatubwiye uburyo kunyangiza amafaranga mu bukwe, umuntu akafata inote nka miliyoni za 5 zigize miliyoni akazijugunya ku bageni, bya bintu bitwaye iki? Reka nkubwire ethically ubundi nibyo. Wowe umutima tuve ku byaha, umutima nama wawe ukwereka ko ari byo. Ese igiye gufasha umuntu ugomba kwiyamamaza hariya ngo bamenye ko wafashe? Ese umuntu iyo ufashe umuntu uramunagira? Ariko no, iyo ufashe umuntu uramunagira. Kunagira 1, 2, 3, hari ikintu hariya cyo kwiyemera. Kunagira umuntu ubundi uramusuzuma. Nimbwa ntibazikinagira, bazishyira ku isahani, none ugasanga nawe wemeye urunamye ko kurayatoye. Apana, iyo nitesha agaciro ni agasuzuguro. Nawe rero urateza umurindi ko basuzugura amafaranga y'igihugu cyawe ngo baragufasha. Unabaze zira note ntabwo zageraga nk'ibihumbi 30 cyangwa 50, nubwo yaba ari na miliyoni. Agaciro kawe, agaciro k'igihugu cyawe kagura iki? Abasitari nabo b'ibyamamare badufashe. Ntabwo iyo uzanye umuntu kugira ngo amenyekane ari ukugenda nyengeza amafaranga mu mujyi wa Kigali, abantu barwanira inote bahakomerekera, inoti zicika, bakomeretsanya. Ntabwo ari byo. Mufashe, ugenda ufate igikorwa cy'urukundo rwose, ntabwo gufasha
binaniranye ufata ipinda ugende uvuga ati asosiyasiyo y'abantu bacuruza ibi bintu ngaya ndabafashishije aho ngaho rwose nushaka ubikamere nushaka ubikamere ariko bikorwe mu buryo bwo kubaha amafaranga no kubaha buri gufasha kuko harimo kutubaha amafaranga, harimo no kutubaha abo uri gufasha uvuga ngo urafasha. Kera ntibajyaga batwigisha ngo akaboko k'iburyo nigatanga ak'ibumoso ntikabimenye. Ni ukwanga ko umuntu azajya atanga atari umutima wo gushaka gutanga, ahubwo ari umutima ari ugutanga kugira ngo umenyekane, aho kugira ngo wiyamamaze. Aho rero niho nyine bwamamare, kwa gushaka kwamamara, usanga kenshi hari ibikorwa abantu bakora usanga bitari byo ariko biganisha ku. Yego Dr. Mukanya turaza kugaruka dutanga ubutumwa, ariko unyemere tugaruke kuri muganga, kwamamara n'imitekerereze ya muntu. Hari n'abajya kuri izi mbuga nkoranyambaga bakihimba inkuru nk'uko twabibonye, ariko batagamije no kubona ayo mafaranga kugira nanjye ngaragare, nzagira mba umusitari, namamare. Ubu bwamamare n'imitekerereze ya muntu no kubikora mu buryo butaguhungabanya, bidahungabanya wowe wa nyawe, n'ubashaka ukanamamara cyangwa ariko ntibyangize umuntu wa nyawe ukurimo, birashoboka? Ni ubuhe, nizihe nama mutanga? Murakoze. Ubundi kwamamara ni byiza, kumenyekana si bibi iyo umenyekanye neza, kandi kumenyekana ni byiza ko tubifata mu gihe. Ko hari igihe uyu munsi ushobora kumenyekana, hanyuma kuko wamenyekanye ejo wakora ikindi kitatuma umenyekana, ukaba warizamuye cyane, warimanitse ugahananuka cyane. Akenshi na kenshi hari igihe nasanga biterwa rimwe na rimwe n'ubuzima umuntu aba yarabayemo. Ugasanga wenda umuntu ushaka kumenyekana cyane afite ubuzima bwamucishije bugufi akiri muto, ariko kugira ngo nyine icyo cyuho akirenge, acyuzuze, akagerageza gutangira gushaka uburyo nyine azamenyekanamo. Nkaba nibaza ko kumenyekana ubwabyo biterwa n'ukuntu ushaka kumenyekanamo, naho ushaka kubicisha. Hari ibishobora kukubera byiza bikakugira akamaro, wenda bikanakagirira n'abawe, ariko hari no kumenyekana ushobora gukora bikagira ingaruka wenda ku bawe, ndavuga ku bana bawe. Ndakeka mu kanya Dr. urugero yatanze rw'ukuntu umuntu ashobora gushyira ku karubanda ubuzima bwo mu muryango we, atibuka ko afite abana bari bujye ku ishuri. Icyo gihe ugasanga wenda yajyanyweyo n'akababaro, ariko yashakaga kugira ngo amenyekanishe ibyabaye. Hari ukumenyekana byo kugira ngo ube umusitari, donc ugire n'ibyo ukura muri uko kumenyekana kwawe, kuko abatanga za like, abahererekanya ibyo ngibyo washatse gutangaza, biba bishobora kugira icyo bikungura. Ariko nanone ni byiza ko uko kumenyekana kugira ubundi buryo buguherekeza. Ndavuga ahangaha ndashaka kugaruka ku kintu cyo kwiyubaha. Burya hari ukuntu ushobora kumenyekana, ubu sinahakana ko abantu barimo kureba iki kiganiro ni benshi. Ubu nabwo ni uburyo bwo kumenyekana, ariko butari bubi. Ufite uburyo bwo kwigisha, ufite uburyo bwo gufasha abantu, ariko hakaba ubundi buryo ushobora kumenyekanamo, ariko ugasanga hari ibindi byaherekeje kwa kumenyekana bishobora kutaba byiza, akaba ari nabyo bikurura za feedback twavugaga ziri bugaruke zitakumereye neza. Yego hariho bamwe na bamwe bamenyekana bakirengagiza cyane ibyo babavuzeho
bitari byiza wenda akavuga ati ibyo ntabwo mitindaho, icyangombwa ni uko inkuru yatambutse Dr. twemerere wenda nuko mutubwire, naciyeho. ndabona turimo gusoza. Birashoboka ko umuntu yatanga ubuzima bwe akabusangiza imbaga nini kandi ntibimugireho ingaruka zo mu mitekerereze, cyangwa ntibishoboka? Birashoboka. Birashoboka, ariko birasaba ubwitonzi bwinshi, bikanasaba n'inama. Ushobora gushaka hari abantu benshi bajya batanga ubuhamya bw'ibyababayeho, sibyo, akavuga ibyamubayeho, ariko ugasanga ubwo buzima bwe abwiye abandi bufashije imbaga kubasha gukura, kubasha gufata ibyemezo, kubasha kureka iki cyangwa kiriya mu byamubayeho. Ariko icyo gihe bisaba ko uwo muntu ntago yifata wenyine ngo avuge ati ngiye gutangaza ibi ngibi nta wundi muntu yagisheje inama. Ni byiza yuko igihe tugiye kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwacu tubanza gushaka umuntu umwe cyangwa se babiri mu baba babifitiye ubushobozi, tukabaganiriza, tukababwira icyo twumva twifuza kuzavuga ku bijyanye n'ubuzima bwacu dushaka kubwira abandi, bakareba niba hari ibigomba gukurwamo kuko bishobora kuzagira ingaruka. Bakeditinga atarabitangaza. Bakeditinga atarabitangaza. Reka dusoze Dr. tugaruka ku ngaruka zo gushakira ubwamamare mu bibi, ko tumaze kubona ko bihari. Izo ngaruka mutange n'inama zo kutabikora tugana ku musozo. Urakoze cyane. Igihe cyose burya umuntu agiye gutanga, agiye gusangiza abandi ubuzima bwe, wenda mu rwego rwo kugira ngo aruhure umutima, agomba kubanza kwibuka ko hari abo bishobora kugiraho ingaruka, kuko hari abo usanga avuga ngo ari gusangiza abantu akababaro ke, ahubwo yihimura ku wundi muntu. Ntabwo ari byo rero, nubwo waba umwihimuraho, kuko ubwo urongera ikibatsi mu makimbirane yari ahari. Noneho wibuke ko hari n'abagukomokaho cyangwa nawe abukomokaho. Wibuke ko social media zitajya zibagirwa. Wibuke ko hari ingaruka bishobora kuzagira umunsi umwe. Wibuke ko na wa mwana wabyaye, igihe wavugaga ya nkuru yawe y'ubuzima wabayemo, urugero nk'uri wavuze ngo yari indaya yishyurwa $5,000 by'amadolari. Wibuke ko hari umwana bishobora kugiraho ingaruka mbi. Wibuke ko nawe hari igihe kizagera agakenera gushaka. Wibuke reputation y'uwo mwana, icyubahiro cy'uwo mwana. Ubwo rero ibyo ngibyo biratanga responsibility, biratanga icyo bita inshingano kuri sosiyete. Ari twebwe tuvuga, twibuke ko dufite inshingano kuri sosiyete, kutabaha ibintu bibakomeretsa. Na wa muntu ufite YouTube, yibuke ko afite inshingano zo kuba ari ugomba kuyungurura, akamenya ibigomba kujya kuri sosiyete, igomba kugera muri sosiyete bitabakomeretsa. Turi mu minsi, turi hafi mu kwa gatatu. Ejo bundi turaba tugiye kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Turasaba abakoresha imbuga nkoranyambaga kugumya kuzikoresha neza kurusha uko bazikoresheje umwaka ushize, kwirinda gukora ibyaha ibyo ari byo byose, ibyaha byo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Social media tuzikoreshe, tuzibyaza umusaruro kuri level ishoboka yose, ariko twibuka ko tugomba kuzibyaza umusaruro tugendera mu mirongo myiza y'amategeko. Urakoze cyane Dr. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, turagushimiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Impuguke mu by'imitekerereze Innocence Njyumva, akoze cyane. Murakoze. Turashimira na Scovia Mutesi nawe wabanye natwe muri iki kiganiro. Tunashimira cyane Kwizera John Patrick nawe wadufashije kugira ngo tubone biriya bitekerezo by'abaganiriye na RBA. Imbuga nkoranyambaga kuzikoresha neza mu buryo bukubaka mu mitekerereze, mu buryo buguteza imbere, mu buryo butanga amakuru yizewe birashoboka. Ariko nanone imbuga nkoranyambaga zishobora kukugusha mu byaha wenda wavugaga yuko utaruzi. Gukoresha nabi ibirango by'igihugu ntabwo byemewe. Nyabuneka nitujye tunabona n'ibyakozwe n'ahandi nk'uko umuvugizi wa RIB yamaze kubitubwira, birashoboka ko ari ibyo ubona muri filime ariko mu by'ukuri bitari byo réellement barabyedetinze.